ariko se we kuko niwe ukomeje guhinduka gutya umunsi ku wundi urahinduka. Erega ndi Chantal mwaturukanye mu cyaro. Ibyo se biranyubakira. Ureba kuntu musize mu nsenyeye. Ntushaka uburi Chantal inshuro igihumbi. Tugusenye se ubwo rwari rurihora. Rutabose ntabwo mwambishye ko nisha umuntu ntica. Ako se ubwo ukunyihinduka bizakumarira iki? Hakura umwana mubi bigeze he? Chantal mbabarira cyane. Byo nta kinyeneye kubyumva. Ubuse ndasubira mu rugo mvuga ngo iki? Cyakora. Erega n'umugabo wawe arabizi. Yaba atabizi tukaba twarajyanye. Ugiye kuncunaguza? Oya ntago ari ukugucunaguza. Mbere rero genda. Ariko pe ntago nari nzi ko abana b'abantu bahinduka gutya. Siko uhinduka kurusha ikirere we. Nicyo ujya kubona ukabona imvura iraguye ukabona izuba rirava utazi uko bimeze. Mana yanjye. Cyakora pe. Chantal wafashe inzira ukajya iwanyu. Uri nyana yimbwa nta kindi nabona. Okay, nta kindi. Uri iki? Shinzi mbi. Gakomeza uburaya. Kwasa n'umutwa. Komeza uburaya. ngira ngo turi kumvikana. Ibibazo byose byabaye bitewe n'abari abakobwa. Kandi nzi neza ko muzi ahantu bari. Nimutagaragaza ahantu bari rero muramufitanyirije nabo. Muramufitemo uruhare. Ni mu ndangira abakobwa bari. Ibi ntabwo bareba. Ariko se uratubaza aho abakobwa bari, aho tubaza nkandi. Aho tubaza rero ubwo ubona twikoranye tunabazi. Ka makuru mfite rero ko muzi aho umukobwa ari. Ko mwabaje no kumucumbikira. Ko mwabaga muri kumwe. Ko nahari muntu mukivugana. Mwandangiye umukobwa. Bose n'abakobwa twacumbikiye. Ntabwo mwacumbikiye. Ko niko kuri ntabakobwa twacumbikiye. Reka mbabwire rero mwabahungu. Buriya rigiye mu cyane n'ikintu mutazi. Ibintu mbabwira byajemo ibintu by'ingorane bikomeye. Abakobwa bateje. Zishobora no gufungisha n'abantu. Rero niba muri kubahishira. Muzabyirengera. Nzi neza ko igihe amategeko azakurikiza cyangwa se bazaza gucukumbura ko abantu mwari mufitanye gahunda. Mwari muzi aho bari mugakwaranga. Amategeko azabakurikirana. Siko abantu bose n'imisi bigeze badanje. Umva kundi kudukanga. Nigeze wadanje. Bose uratubaza aho bari uratubaza nkande ahubwo. Wundi wese nako bari. Menye ko ngishinzwe kumenya aho umukobwa ari kandi mbi bakuyemo. Bose nta mpamvu yo gushondana nta bakobwa twacumbikiye niko kuri. Murabona apfuye kuza gutya ntafite ibonyohereje cyangwa ntafite aho nkorera hasabwe ko ngomba kuza kubabaza. Nyine wowe guhaye amakuru genda kwereka aho bari. Ntihuze ubwo aho bari. Ariko ushaka ko n'ufite ivogo nyowe. Kanaga ari ivogo nyowe. Ubwo guhishira ikintu uzi urumva ari ubugabo. Ariko boss ukuntu kudusagarira rero dusanze mu rugo kudusagarira kabisa. No kubasagarira. Yifatira gutya ntango ko yiboneye. Nimba mwanze kumbwira neza. Ura mukobwa ari. Mukaba mwimanya amakuru y'uwo mukobwa kari muyafite. Sawa reka mpamagare ubwo baze babaze neza. Ese n'umwana wawe? Ibyo by'umwana wanjye ntabwo bikureba. Wenda ngira hari kukuhazi ibindi turabivugana nyuma. Okay, sawa reka mpamagare. Ariko se uretse gatuye uhagiye ugenze ibintu gake. Ko abantu baba bari bagomba kuganira n'abantu b'abagabo. Sivyo ndi kubabwira se nyine. Urajya gufata telefone uhamagara. Nyine nari guhamagara nyine mumbwire wa mukobwa ni mundangire. Basi no mu bifura cyangwa ibinyangamugayo. Kurangira umuntu igihugu turi mu kugendera ku mategeko. Singiye kumwita singiye kumugira nabi. Mfite impamvu ndi kumushaka mfite n'abantu kumushaka. Abahe uwo mukobwa abana nande. Umani bro kwari uze wabonye aho baba bamurangiye akava hanga akagenda. Teho duta mu bibazo. Ase umuntu araguhungiraho warangiye ukashaka utanga amakuru ngo ujye uzamushakira iki? Ariko ufite ikibazo cyo. Mani bare basenze umushakira iki? Nako ko bashobora kuba ari bisa. Umva barati guhamagara mwana. Buretse umuntu ariko ko bashobora kuba ari bisa. Mbendetse biki. Muri gutinya iki kubavuga kubera iki? Reka twumvikane nk'abaryi b'imbuto. Nyine hambwira. Nese arabona byenda bagwisha gusangira nawe ngende imbuto ngesangira nawe. Reka nyine ndakurangira ahantu. Handangire nyine nibyo shaka ndangira umukobwa murabizatuye ndabizeze ko muhasi mwaramucumbikiye muzi n'inzaba muzi n'umuntu babana.
ni mu ndangira harongeye nigereyo ibindi ntabwo bibareba ndagenda avuga ngo ni mu muhandangiye umva bitumvikana mwana wamurangiye ko ari wowe uhazi nimba wazi wava ibibazo bikavanga bari abakobwa n'ubundi batubereye inyatsi ntibarigiye babibisamba bahamurangire bavangaya abahe icyo bamushakira icyo cyose ariko wowe ubundi worogera badufunge usanze se ari nakubwiye se wowe ntabwo nakubwiye wagenda ukahamwirira muhandangire hano Kigali ntabwo amazu ayabekanye mu ndangire karitsiye mu ndangire na veni inomero y'umuhanda mu ndangire n'inzu ukuntu imeze ngenda hamenye kuko mfite harya ngo ni harya urenze kuri RP kumanuka kuri repare Nyamirambo urenze kuri RP ukamanuka umuhanda ujya nko kwirimbi bahita ngo kikida kivugiza ku isibo ya kabiri hari hatangira hano parika mu modoka gusa gasa nkatame uburyo gutyo uhita ukatamo uburyo nyine ariko numwe ni kunzi imeze ite urayibona ni gipangu ku muhanda urangirira nyine ndangire nzi imeze gutwara mu isumwero na ama etage hari ama etage isumwero ariko ubwo ntabwo uri kumva isumwero ga mataje yose isumwero ndanyanya njyamo ndangira nzi igipangu kirasa ni shokora ni nigiri ni nimero ya 16 nimero 16 ise ko ari babirashakana nuwera cyane bitureba ubona wari wese pfa ko ari muri abo ngabo sawa murakoze imana se ko muri kunyuka inabi uko inabi se wo umuntu ashaka kurangira ugashaka urandagiye ubanza kundusha ngo amara masanga ari kukubaza umbarata ari binyine tubirenge we ratovugisha ukuri ratafandira ibyo tubyihorere byafande byihorere reka ngenda urakoze cyane kuba muhandagiye gusa mu idosiye mudukuremo nagatwa wari mugira ikibazo muri muhandagiye ni mubona nta kibazo kibareba sawa uranga kumurangira buriya bukobwa urugero ngo badufunge hejuru ya buriya bujujura mani patro rero nubwo nari nyuze ahangaha wenda ngira ngo mumenyeshe cyari kinyenza ubundi ngewe ntabwo mwari munzi ariko nagira ngo mbibwire ngende umuntu w'umugabo mukuru cyane afite n'abana nkaba nitwa Rutambi rwose iryo zina ndumva atari ubwa mbere niyumvishe byashoboka mu rugo ni hehe iwacu ni ahantu bita muri Birambo mu cyaro cya Birambo niho nari mfite urugo muri Nyamasheke aho rwose hanyuma hashize igihe nkaje kugira ibintu by'insanganya nza kugirirwa nabi n'umwana w'umukobwa ese nimba bitakugoye wakuramo rinete urakoze indwara amaso ariko nta kibazo hanyuma uwo mukobwa yaje kumwita ifuni hano ahangaha mu mutwe dore ahangaha uraza kuhabona igikomere ahangaha ndabibona nyuma yaho rero naje kujya mu bitaro natorabwa n'abantu banjyana mu bitaro sinzi n'uburyo nageze nashuditse numva ngo ndahantu bita CH harwarira igihe kirekire ariko umuntu wandwaje yambwiye ko umukobwa wankubise ifuni ashobora kuba atamuri mu rugo hano turisi yandangiye hano muri uyu mujyi nyine mbwira ko ahantu nzabona ahantu hari agataje nyine hanyuma se byagenze gute nyine kugira ngo bagukubite ifuni wari wakoze ni birebire n'ibyanyu byo mu cyaro nyine byo gutaniya n'iki ugasanga habayemo ibintu by'amakimbirane kandi bitari ngombwa nta mutima munini uwo mukobwa yari afite urebye nanjye nta mutima munini mufite gusa ntibyaje n'impanuka urebye wenda ushobora kuba utazi uri kubwira ariko amakuru yawe ndayafite amakuru yawe ndayafite abo bantu ntago umuntu ubundi se umuntu w'umukobwa yagukubita n'izo mbaraga ufite gute nyine bivuze ngo ushobora kuba wari ugiye kubahohotera nabo barakwikiza kuri kw'Imana ntabwo nakubeshya kuza umubyeyi we abakobwa ubundi njye uranze imbere y'uko ujya kubura ntabwo nari mbazi nuko wari wandangiye hano nafande rero kumbabarira nyine niyo mpamvu uwo mukobwa arenje kumusaba imbabazi kubera ibyo byose byabaye undi cyari kinzanye
nanije kumusaba imbabazi rwose. uze ninde yakubwiye ko atuye hano? Umuntu nyine wari undwaje mu bitaro niwe wandanye ko ashobora kuba hano muri no karitsiye hano mu gataje nyine ko hejuru, bituma nyine nza kumubariza hano yenda kumusaba imbabazi twiyunge, nta wundi mutima munaniro wari wagenzaga rwose. Okay. Uwo nguwo rero ni umudamu wanjye niwe tubana hano. Ase wowe bite byawe? Mbabarira rwose njye ntabwo mushaka hano. Niba unkunda mbabarira uriya mugabo si mushaka hano. Ntabwo mushaka se kubi uretse no kubantu ntunabasuhuze. Uwambabarira se bose ukamusohora. Umva mubwire. Nubundi ntabwo aje mu mahane cyangwa iki. Urumva? Yaraje ngo gusaba imbabazi. Waje tukicara no gusaba imbabazi. Oya reka nkubwize ukuri mbabarira. Ndakwinginze. Nukuri mbabarira. Musara gutwara iki? Ubona icyo yagutwara mpari? Ntabwo nshaka kuribana n'uriya mugabo wanyumvise. Wambabarira ukamusohora koko. Nse hari iki kibazo? Niwicara aragutwara. Ntabwo uriya mugabo mushaka mu rugo. Mbabarira kandi ubyumve. Nyine aje mu mahoro. Ashaka gusaba imbabazi. Ese wanyumvise ko ntabwo nshaka kuvugana nawe. Cyangwa hari ibindi udashaka ko nanjye menye. Ntabyo nta kiri hagati yanjye nawe uri gusimushaka hano. Okay. Koresha uko ushoboye pe mbabarira. Sawa. Mba mugabo. Madamu wanjye ntago yifuza kuguma. Ashaka kugenda. Kugenda? Yes. Safande. Ko nagenzwe n'ibintu bibi ko nagira ngo umusaba imbabazi yenda amakosa namukoreye. Yego nakumvishe kandi nge nta kibazo pe. Ariko we ntago abishaka. Sishaka ahungabana rero ubwo afata n'ukuri ibintu bya kera ntago ari ibintu kuba mwenda ngo niba ino hose kurya ahungabana cyicyo ushaka kumusaba imbabazi ngakiranuka ku mutima. None se ko ari kwambwiye wa mugabo uragira ngo bigende bite? Twamuganiriza afande kumva wenda ko wenda kumwaturuka. Yabyanze. Abadamu buri bagira kuntu bagira amahane. Mukuri mubwire ko imbabazi musaba nta. Yabyanze ariko uragira ngo ngire. Nicyo cyari kinjyanye hari. Fande mukuri mbabarira. Asa mugabo wambabari kuko ukagenda. Waduhaye amahoro muri ino nzu ukagenda kuko. Ese wahita gusaba imbabazi. Nese urashaka iki? Ndashaka gusaba imbabazi rwose. Mbabarira ntabwo meze neza ndakwinginze mbabarira ugende. Mbabarira n'ukuri. Ihangane pe kandi ntabwo nshaka kuvana udushwanye. Ihangane ugende mu mahoro. Naje gushwana. Ariko se urajya impaka z'iki wa mugabo? Sabe kwibwiriye se so kugenda. Ukangende ariko ntabwo nagenzwaga n'ikintu kibi rwose mwabyeyi. Oya ihangane ugende rwose ibintu byawe nta biganiro dushaka hano. Muherekeza agenda ufunga. Wino dasubirayo. Wino hano sirika kugenda usubirayo. Waragiye kumwepa rero ze ngo nari bukubari. Waragiye kwepa. Waracyafite ubugome nk'ubwa kera se sha. Akwize ngo ubu nagufatira guhanyira hano none ubuso wamwepera none. Wamwepera ubu. Ni ukuri mbabarira.